Yego nk'uko bisanzwe reka mbifurize kugira igitondo cyiza. Reka mbifurize kugira igitondo cyiza. Amazina yanjye kuri wowe tugiye kubana n'ubwa mbere nitwa Aristide Ndayishimiye, nguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi cyangwa se ku makuru ngiye kubaha. Mbere na mbere rero nk'uko bisanzwe ndabanza gusaba kunkandira kuri like, kuko like niyo mbarutso cyangwa se niyo buri kimwe. Waba ari ubwa mbere uje kubana nanjye ukankorera subscribe. Twihuse cyane rero, intambara ikomeje kujya mbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu bari gupfa, imisozi imwe n'imwe iri kwakaho umuriro, amaraso ari gutemba, imivu y'amaraso iri gutemba, imirambi iranamye irandagaye hirya no hino mu bice bitandukanye mu gihugu gituranye cya Kongo. Ndagira ngo nkwibutse kandi ko nubwo biri kugenda muri ubwo buryo bwose, uduce tumwe na tumwe turi kwigarurirwa ku buryo bukomeye cyane n'ingabo za leta zifatanyije n'abaturage ba Wazalendo, nk'uko amakuru yagiye akomeza kubitangaza cyangwa se nk'uko namwe mwagiye mubyiyumvira. Ntabwo nshaka ko tujya kure cyane y'amakuru ngo njye muri byinshi. Ndagira ngo dutangirire ku nkuru zigiye zitandukanye mbafitiye. Ndaza kubajyana Rucuro, nimbavana Rucuro ndabajyana mu duce tugiye dutandukanye cyane tugiye dutandukanye. Harimo ibyafashwe, harimo abafashwe, harimo byinshi. Abaturage b'Imasisi bo mu duce tumwe na tumwe twa Masisi ngo bari kubyinira ku rukoma, kuko bagiye kumara hafi ukwezi nta sasu bumvishe, nta ntambara iri kuba muri utwo duce byose. Ndaza kubigarukaho. Za Warikare ibintu bikomeje kugorana, ntabwo ari Warikare gusa, n'ubundi nakubwiye ko za Rucuro umwuka mubi w'intambara uri ku rundi rwego cyangwa se umaze gufata indi ntera. Ndagira ngo mbere yuko tujya kure, mbere na mbere mubanze mu nyandikire cyangwa se mumbwire icyo mutekereza kw'iyo foto iri imbere yanyu. Ifoto yanditseho ngo amakuru. Ifoto yanditseho ngo amakuru. Mu murenge wa Kimisagara, mu kagari ka Kimisagara, ku nyubako y'Inkundamahoro, umudaso cyangwa se umusekirite yakubise umudamu utwite, arangije agwa igihumure amuhoye ko yacururije imyembe ahatemewe n'amategeko. Iyo nkuru nkawe urayivuga iki, cyangwa se wowe uri kuyumva none ahangaha, iyo nkuru urayivuga iki gitekerezo cyawe kuri iyo nkuru, ubundi twiganirire. Banyarwanda ndetse banyarwandakazi, aya masaha umuntu utazi biri kuba cyangwa utazi biri kujya mbere muri Kongo, ntabwo nzi yatuye, ntabwo nzi si uherereyemo, ariko menya ngo iri kukureka cyangwa se uri gusigara. Ndabivugira iki rero? Ni intambara igiye kumara igihe kirekire iri mu gihugu cya Kongo. Abaturage bapfa, abakongomani bapfa, abanyarwanda bapfa, mbese abantu barapfa uko bwije n'uko bukeye. Rero uko bwije n'uko bukeye, umwuka mubi w'intambara nyine ugenda uhindura isura nk'uko bikomeza bivugwa. Nk'uko nabikubwiye, nimpera ahitwa emere nko kuri iri tangazo ryatangajwe n'igisirikare cya leta. Ariko mbere yuko njya kuri iri tangazo, ndagira ngo n'ubundi kuri televiziyo muragenda mubibona, ndagerageza kujya nkora slide show ku buryo nyine amafoto mugenda muyabona. Basi hari amakuru yatanzwe na bamwe mu baturage b'i Bukavu. Amakuru ari mu byatanzwe nuko umugabo witwa Janvier. Uyu mugabo witwa Janvier, abantu biyo za Kamembe mushobora kuba mumuzi, n'umwe mu bagwizatunga cyangwa se mu bakire biyo ngiyo. Uyu mugabo ngo buri kintu cyose mwumvishe kibwe Uvira na Bukavu, buri cyose gisahuwe, ngo niyo babijyanira. Hariyo za Gatripurare,
Caterpillar ni bya imodoka bikora imihanda, hariyo amabati, hariyo amafera beto, mbese hariyo ibikoresho byinshi byasahuwe. Kandi muribuka ko mu itangazo mu minsi yashize FARDC yashyize hanze yavuze ko nubwo inyeshyamba za M23 zavuye Uvira, ntabwo zavuyeyo zonyine, zavuyeyo zisahuye ibikorwa remezo zibyangije. Ibyo bintu rero byose byibwe, amakuru yaje kumenyekana ko ari mu gihugu, bari mu gace ko ari mu gace ka makwari, kuvuga ngo ibintu burya byose byinshi byasahuwe za Uvira na Bukavu, bimwe na bimwe byahishwe i Kamembe ku muntu witwa Janvier. Ubwo rero nshuti zanjye, niba Kamembe burya iri muri Kongo simbizi, ariko ushobora gusanga wenda hari igice kimwe kiri muri Kongo, hari n'ikindi kiri mu Rwanda, sinamenya kuko ntabwo ndagerayo. Ariko nyine ubwo ababishinzwe mu bishoboye mukaba mwakora neza iperereza kuri aya makuru baduhaye, niba ari ukuri mwajya kureba uwo muntu witwa Janvier wapakijwe ibintu byose byibwe Uvira ndetse na Bukavu. Ese nk'umuntu wenda tuvuge nk'umuntu uri mu Rwanda, nk'abantu bari mu Rwanda, ubuyobozi bw'utwo turere, iyo twumvishe ngo hari umuntu bibi bikoresho bakabimuzanira, abayobozi bagaceceka bakaruca bakarumira, mwebwe mubivugaho iki? Mufite Caterpillar mu gihugu cyanyu ariho plaka za RDC, ntabwo mu mwara, kubera ko imodoka yo muri Kongo cyangwa imodoka y'i Bugande ntabwo plake zayo ziba zimeze nk'izo mu Rwanda, ntabwo bishoboka. Kujya Kongo haba handitseho RDC, ku Rwanda haba handitseho u Rwanda, ku Burundi ku Bugande haba handitseho UG, urumva, cyangwa se U. Rero ntabwo nteke nibaza mwebwe mubigenza gute? Nyine mwumva mutamwara kuba mufite amamodoka yarimo nk'ayakora imihanda, yubaka amazu mu turere twanyu, kandi ari amakongomani. Mwebwe ntabwo mwumva ari ibintu bigoye. Ngayo nguko rero buri kantu kose kibwe Uvira karapakiwe kajyanwa kuri uyu mugabo witwa Janvier. Niwe babitsa nyine ibyibano, niwe babitsa ibijurano. Ubwo ngubwo abantu babuze ibyabo, niba hari abibwa ibintu byabo runaka, mwagira gutya mukagenda mukabikurikirana. Irangamuntu mwakomeje kujya mubona cyangwa se mwabonyeho, reka wenda mvuge ko mwigeze kuyibonaho, y'umugabo witwa Nsengiyaremye Theobald, umwana muto cyane wavutse muri 2003. Uyu Nsengiyaremye Theobald ni umwe mu bafashwe matekwa mu ntambara yariri yabaye uyu munsi n'ubundi, nk'uko ndi kubikubwira, ahitwa Fizi. Ndemuribuka ko video nabahaye ejo ku mugoroba yababwiraga ibibazo biri muri Fizi. Uyu mugabo witwa rero Theobald ndetse n'amamurutsi ye, harimo za rocket zirenga 1 2 3 4 5 6 7 7, harimo rocket 7, ndetse n'amagrenade arenga 1 2 3 4 5 6 7 8, arenga 8. Ubwo ni ndende, hakabamo n'ingufi 1 2 3 4 5 6, ubwo ni grenade 14 zafashwe. Harimo imbunda izi zirasa ama RP, zirasa rocket imwe, hakabamo ya RPG, harimo na Kalashnikov, ndetse n'agakofi na simoko byafashwe by'abasirikare bafatiwe ku rugamba. Ni ukuvuga uyu mwana witwa Theobald Nsengiyaremye avuka mu karere, date of birth yavutse ku itariki ya 1 z'ukwa mbere mu mwaka wa 2003. Igitsina cye ni umugabo nyine, ahindangamuntu yatangiwe ni Rusizi mu gace ka Bugarama, handi murahibuka amasasu yari ahari. Uyu muhungu rero w'Irusizi yagize gutya acakirwa amatekwa. Abavandimwe n'ababyeyi be, niba mwarimu bimuzi ko wenda umuhungu wanyu ari ku mirimo cyangwa se mwamutumye i Kigali mukamumaze kabiri mutumvikana mutavugana, uyu muhungu tuvugana ari mu maboko ataraye, yamaze gutabwa muri yombi n'igisirikare cya Kongo kimufatiye ku rugamba, aho bari barimo barwanira ahitwa Fizi. Igisirikare cya Kongo rero cyamaze gusohora itangazo kivuga ko imirwano muri Fizi ibicishe ku muvugizi
wayo ko inyeshyamba za 23 na Twirwaneho Red Tabara bagiye batakaza uduce dukomeye cyane. FARDC ikavuga ko iyo ntambara yahitanye abantu n'ibintu ku barwanyi b'umutwe w'inyeshyamba ya 23 hamwe nabo bari bafatanyije aribo RDF mu ntambara imaze kumara iminsi 5 mu misozi miremire ya Fizi muri Kivu y'Epfo. Igisirikare rero kikaba kivuga ko abarwanyi 34 ba RDF bishwe, ubwoko bw'ibikoresho 14 bya Twirwaneho na Red Tabara bikaba byamaze gufatwa nkuko nari maze kubabwira, mu gihe abarwanyi 12 ba Twirwaneho nabo n'ikitwa n'abitwa Gumino bamaze gufatwa amatekwa. Nibyo nari maze kubabwira, ibirwanisho bitari bike ndetse n'amasasu nabyo bikaba byatoraguye. Igisirikare cya Kongo rero kikaba kivuga ko abarokotse bakwiragije muri ako karere, ikavuga ko iri gukomeza ibikorwa byo kurwana ndetse no gucunga abanyagihugu, kurinda umutekano w'abanyagihugu. Nari kubikubwira nkubwira ko uyu mugabo witwa Theobald Nsengiyaremye ari umwe muri matekwa FARDC yafashe ifatiye muri intambara yari maze iminsi igera kuri 5 ikomeye cyane mu duce twa Fizi, Minembwe n'ahandi nkaho hahegereye. Rero bamaze kubwira ko hafashwe abasirikare 12 bagiye batandukanye, ndetse abasirikare harimo n'abofisiye bakomeye 34 bahatakariza ubuzima, bahafatira ndetse 14 Twirwaneho na Red Tabara bafashwe, hafashwe n'imbunda ndetse n'ibikoresho nkuko nari maze kubikubarira. Hariho ama rocket cyase bya bisasu 1 2 3 4 5 6 7 harimo ama grenade 1 2 3 4 5 6 ubwo ni 7 6 ni ntoya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ubwo ni 14. Wakongeraho uniform ndetse n'imbunda zirenga 8 kandi zikomeye. Ni bimwe mu byafatiwe ahitwa Fizi, ariko icyo wakwibandaho cyane ni izi matekwa, kubera ko burya nubwo hafatwa matekwa imwe, ibikoresho byose nubwo babihungana ariko hagafatwa matekwa imwe, burya mamukoze esheki ikomeye cyane, kubera ko uwo muntu bafashe iyo agiye kubazwa, iyo bamujyanye muri interrogation nshuti yanjye aranga buri kimwe cyose, ari nabyo bintu nyine bijya bigora cyane umutwe wa 23, kuko iyo hafashwe matekwa yabo ni ngombwa ko bahindura position, ni ngombwa ko bahita bimuka iryo joro. Kasita bamenya ko hari umuntu wabo wafashwe bahita bimuka, kubera ko baba bizi neza ko byanga byakunda ari bo baripotinge areba ko yarengera ubuzima. Rero mu mirwano igiye ikomeye, bamwe mu bakurikiranira hafi by'imirwano ndetse n'iby'intambara n'ibijyanye n'urugamba, ubu tuvugana urimo mvuga abaturage bari baserebura imbaraga ndetse n'ubwitange bw'igisirikare cya Kongo gifatanyije n'abiyise ibihunyira the Owls. Ni abasirikare bakomeye cyane bagiye bihurizamo babandi bitwa abacancuro ba Prince n'abandi. Rero ku bw'insinzi cyane ngo bamaze iminsi barwaniramo, ubu tuvugana agace ka Minembwe kakaba kari bidasubirwaho mu maboko y'umutwe w'igisirikare cya Kongo ariwo FARDC. Rero barimo baravuga bati today we are celebrating the liberation of Minembwe freed by our valiant troops, the Tiger and the Owls of the FARDC, who have shown courage, determination and bravery to protect our populations. From which corner of the world are you following this war? Baraje barakubaza bati mbese wowe iyi ntambara urimo urayikurikiranira he? Twebwe ko tuvugana turi guserebura ibohorwa ndetse no kwigarurirwa ku mujyi cyase kwa centre ya Minembwe kw'ingabo za leta bitwa ibisamagwe ndetse na Owls. Nakubwiye ko ni ya mitwe yuzuyemo abacancuro cyangwa sima abacancuro harimo ba Prince n'abandi bagenzi be bifatanyije mu kugira ngo barebe ko bafasha Kongo kwigarurira umutekano.
nari nahoze nkomeza ndeba amafoto icyo bita current photos cyangwa se amafoto yo muri iyi minsi, nza kugwa ku ifoto y'umugabo witwa, ni ifoto nyine narebye ndavuga niba nawe umwe nayibasangiza. Ni umugabo witwa Corneille Nangaa, yari arimo asuhuzanya na Sultani Makenga, ariko hirya gato ya hari umugabo witwa General cyangwa se Kano Wiringoma. Nge mbabwira ko mu buzima bwanjye umugabo ibyo waba uri byo byose nkubahira icyo uri cyo. Impamvu mbivuga, murabizi ko aho cyangwa se nzamutse mbabwira ko Wiringoma, Fande Wiringoma, mbabwiye ko Geno Makenga cyangwa se Kano Makenga, nzamutse mbabwira ko Geno Omega Pacific, nzamutse mbabwira ko Geno James Kabarebe, nzamutse mbabwira ko Geno uyu mugabo Generali Buhabu yitwa nde mukabyara Sagahutu, Generali Sagahutu, nzamutse mbabwira aba generali ibyanyabyo. Aba bagabo rero nujya wumva Sultani Makenga nshuti yanjye, ushaka kuba utarya urukwavu ariko ujye wemera ko ruzi kwiruka. Nujya wumva Sultani Makenga ujye uvuga uti ni umugenerali byanyabyo. Nujya wumva Omega Pacific ujye uvuga ati uyu muhungu ni umugenerali Pacific, we yitwa Ntawunguka, ni umugenerali byanyabyo nshuti yanjye. Umuntu umaze imyaka 30 ahigwa za drone, intasi zirenze abantu bafite bamugana, abakobwa bakomeye cyane bashobora kwitega, akaba amaze imyaka 30 mu ishyamba ariko nta wamukoraho. Omega Pacific uwo aba ari generali nshuti yanjye, aba ari generali ku izina ry'Imana. Muribuka ko bari banavuze ngo bamufashe ngo baraza kumwohereza mu Rwanda inkuru zashyushye. Byagenze gute se ko batamwohereje mu Rwanda? Niko byagenze gute? Uyu mugabo rero nimujya mutanga amanota, nimukajye mwirengagiza, ni ukuvuga ngo Geno Kayumba Nyamwasa bo naba generali byanyabyo. Iyo wumva Geno mujye mwemera, namwe mufite ibyo murimo muri abahanga mu mirimo yanyu sinyizi, ariko menya ngo niba hari umuntu uri generali, ni generali byanyabyo. Kambwira ngo ubute umukuru w'isirikare w'ibihugu bitatu mu gisirikare, James Kabarebe umunyarwanda, James Kabarebe umukongomani, James Kabarebe umugande, uwo muntu aba ari generali. Umbwira ute kuri generali Sultani Makenga urwanya intambara kuva muri 80 n'aya masaha akiri mu rugamba akirwana Makenga? Ukabwira ba Wiringoma bo mwumva n'abasirikare n'abarwanyi kuko bahora mu muriro. Uretse ko intambara Wiringoma arwanye n'izo Makenga arwanye ntabwo zingana. Makenga ararwanye nshuti yanjye, narababwiye ni nta rundi uri mazi azimbona azururimi rw'amasasu gusa. Impamvu rero ibyo byose mbivuze ngiye nagira ngo nyine turuhuke, nkomeze mbabwire, mbahereza andi makuru. Ariko naboherereje video, naboherereje ya foto nabahaye bwa mbere mwabonye bwa mbere kuri ekra. Nababazaga mwebwe murabitekereza iki kuri iyo security itinyuka no gukubita umumama utwite, atitaye kwindi ishobora kuvamo, atitaye kwindi ishobora kugira ikibazo, noneho bagabigisa ngombwa ko bajya kumukora operation mu bitaro, bakamubyaza umwana utuzuye, bakamushyira mu biringiti kwa muganga. Sinzi uko mubyita, mu mbabare ababyeyi niba ari ibiringiti simbizi. Hari ibyuma bifasha umubyeyi mu gihe wenda umwana avutse igihe kitageze, hari ibyuma bamushyiramo cyangwa se bakamushyira mu byuma bakamuryamisha umwana mu gatuza. Tekereza bigeze kuri iyo situation ku muntu w'umuzunguzaye waje kwikaraga ku twembe tw'ibihumbi 10, warangiza ukamukubita umwana akagira ibibazo, akajya kuryama mu bitaro azavamo atanze 300, wamutangira ngahe? Niyo mpamvu navuga ni mwebwe muramuvugaho iki umusekirite nk'uwo nguwo akwiriye igihano ki imbere yanyu kugira ngo asubize ubwenge ku gihe. Nubundi acyakomeza mbikubwira nkubwira ibijyanye n'intambara ziri kubera hitwa Rucuro, ariko mbere yuko nkujyana Rucuro ndagira ngo mbanze nkubwire ko
bari kuvuga ko hagiye gushira ukwezi nta mirwano kubera iri kubera mu gice, bari kuvuga ko mu gice cya Osobanyungu aha ni muri Masisi, biravuga ko hagiye kumara igihe kingana n'ukwezi muri icyo gice giherereye muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, hagaragara ituze ridasanzwe rigiye kumara hafi ukwezi kumwe, aho nta murwano namba wagaragara hagati y'umutwe w'inyeshyamba ya 23 ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC n'abandi n'izindi nyeshyamba zigiye zitandukanye. Amakuru yaraturuka ku baturage ndetse n'abandi muri societe civile avuga ko buri ruhande aya masaha ruracyari muri pozisiyo yarwo rwari rusanganywe rufite, nta rugamba rushya rwigeze rubaho cyangwa se ngo rube rwatutumba. Inyeshyamba z'umutwe wa 23 ntizigeze zitera ngo zishake kwagura, kandi ndetse n'igisirikare cya Congo ntabwo kigeze cyavansa ngo gishake kwirukana umutwe wa 23. muri make bahagaze aho bari, mu gihe ingabo za FARDC mu gihe ingabo za FARDC zifatanyije n'abaturage bazwi nka Wazalendo nazo zagiye ziguma aho zari zisanzwe. Nubwo rero bari kuvuga ko nubwo nta mirwano iri kuba mu tuduce, abaturage bo bari kuvuga ko ntabwo wakwizera neza ko bizagomeza gutyo. Bo nkabo imitima yabo irahagaze, imitima ntibarimo, baravuga ko isaha n'isaha abahungu bashobora gusubiranamo. muri make baryamiye n'abamajanja. Rero ngayo nguko abaturage bari kuvuga bati nubwo tumaze iki gihe cyose tutumva amasasu, tutagira gute, tutirukanka, tudahoza kasefuriya ku mutwe, tutagira gutya na gutya, ntabwo turyama ngo dufurute cyangwa se dufurure, kubera ko isaha iyo ari yo yose ubona ko barebana y'ingwe wajya kumva umuriro uratse. N'ubundi rero ndakomereza ahitwa za Warikare uyu munsi wa none FARDC ndetse na Wazalendo basubije inyuma umutwe w'inyeshyamba ya 23 wari ugerageje kubagabaho igitero. Uyu mutwe umaze kubagabaho igitero muri uyu munsi wa none, babirukankanya basubiza inyuma, bari ahantu hitwa Karinga. Noneho basubiza inyuma icyo gitero cya kigabwe n'inyeshyamba za M23 muri ako gace ka Karinga ho mu mudugudu wa Banamurema, ho mu itsinda ryitwa Kisimba muri teritwari ya Warikare, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko byagiye byemezwa na bamwe mu banyamabanga bashinzwe ubutegetsi mu itsinda rya Kisimba, aba barwanyi b'umutwe wa 23 baturutse ahitwa Mpeti, ahazwi nk'imwe mu ndiri zabo cyase z'uyu mutwe zikomeye cyane muri kano gace. Intego yabo rero ko ari ukwigarurira ibice bagenzura, bafata imyanya mishya. Ingabo za FARDC rero zifashijwe n'abaturage ba Wazalendo zarwanye zigira imbaraga, bituma izo nyeshyamba zisubira inyuma zijya ahitwa Mpombi mu gace ka Barinda. Mu rwego rwo kwihorera, izo nyeshyamba za 23 zagabye ibisasu ku mudugudu wa Karinga nk'uko byemezwa n'ubuyobozi bw'itsinda rya Kisimba. Ibyo bitero rero bikaba byateje ubwoba n'ihamuka mu baturage, bituma benshi mu batuye Karinga n'utundi duce tuhegereye bahunga berekeza ahandi bashaka umutekano. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano yemeza ko Karinga iracyari maboko ya FARDC ndetse n'abawazalendo, n'ubwo ibibazo by'umutekano bikiri byinshi kandi umwuka ukaba ukomeje kuba mubi muri aka gace kari kuberamo imirwano. No muri Rucuru nuko bimeze, imirwano ikomeye hagati y'umutwe wa 23 ndetse n'abaturage ba Wazalendo ahitwa Ikivuma na Kanyangwe. Muri iki gitondo rero cyakare ni kuri uyu wa kabiri itariki 3 Gashyantare habaye imirwano ikomeye yahuje umutwe w'inyeshyamba ya 23 n'abarwanyi b'abaturage bazwi nk'abawazalendo mu duce twa Kivuma na Kanyangwe two mu butegetsi bwa gakondo bw'akantu kitwa Bwito, ari muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko bitangazwa rero na bamwe mu baturage bahegereye, baravuga ko izi nyeshyamba za 23 zaturutse mu mujyi wa Mweso uherereye muri teritwari ya Masisi ituranye n'aka gace. Izo nyeshyamba zikaba zaragabye ibitero kuri utu duce
tubiri turi hafi ya kilometero nibura 5 uvuye Imweso, ahafite akamaro kanini cyane mu bijyanye n'igisirikare. Amakuru rero amwe akaba avuga ko uyu mutwe wa 23 wagabye ibyo bitero icyarimwe ku myanya ya Wazalendo yari ku misozi ireba Kivuma na Kanyangwe ishaka kubakura ku birindiro, ariko ntibyabashije kubahindukira neza cyangwa se kubakundira. Ni nyuma y'amasaha menshi rero y'imirwano ikaze, inyeshyamba za 23 zahise zikizwa n'amaguru zisubira inyuma Imweso ariho zari ziturutse. Iyi mirwano mishya rero yatumye abaturage benshi bava mu byabo, bikomeza kongera uburemere n'ikibazo cy'ubutabazi cyari gisanzwe gihangayikishije muri aka gace. Imiryango myinshi yahungiye mu duce dutandukanye cyane cyane Imweso na Muhongozi nk'uko bitangazwa n'inzego z'ubutabazi zo muri aka gace. Umubare w'abimukira ukaba uri kugenda wiyongera umunsi ku wundi. Imiryango myinshi icumbikiwe mu byumba by'amashuri aho ibayeho mu buzima bugoye, ikaba idafite ibiribwa bihagije, serivisi z'ubuvuzi ndetse n'ubwirinzi bukwiye ntibiri kubageraho. Ndagira ngo rero no kugutinda inshuti yanjye, burya ibitinze birapfa kandi umwanzi w'ibintu ni amasaha. Nyemera rero mwifuriza kugubwa neza no kunogerwa n'ibiganiro bya Mugirente cyangwa se byanjye Aristide Ndayishimiye. Ariko nanakwibutsa ko iyo ukanze kuri subscribe umubyeyi ubungiriye neza, kandi iyo ukoze kuri like ubu nteye inkunga ikomeye cyane. Ndagushimiye rero kubw'igitondo cy'uyu munsi. Reka tuze gukomeza kubana no mu biganiro biri buze gukurikiraho. Gira umunsi mwiza.